Waingine wanakuja wakienda, wanataka hela wao wakienda. Waingine wanakuja wakienda, wanataka hela wao wakienda. Nipende, nami nikupende, baby nipende, nami nikupende. Yeah, I'm Snow Lion aka Babyface. K40 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts. Educate, inform, we keep it real. K40 report, oh. K40 report. Ayo, what's up KGL, ladies and gentlemen. This is K47 report. JND MC Nyayo ndi kumwe na Snow Lion. Snow Lion, what's up? What's up nigga? Meze neza? Ewana fresh sana. Siku mingi sana. Ewana tena vibaya. Long time. Snow Abanyarwanda urababwira iki koko? Ewana sha biba bihari byinshi byo kuvuga. Sadepa na Nyayo ibyo yanteguriye. Naho ibyo kuvuga byo biba ari byinshi. Ya biterwa. Sasa se ubu noneho tubabwire ko hari waraburiye hese. Ebana urumva nyine Snow Lion ntago yabuze gusa nuko biba biriho igihe rimwe na rimwe nyine kwihugiraho mu buzima bwa buri munsi, ariko ndahari kabisa, ndahari. Bajya bavuga ngo abantu baba legend mu muziki ni abangaba tuba nyine hari abantu baba baramenyekanye mu muziki, ariko bitewe nkanje n'ukuntu mba nkuzi mbanzi yuko nawe uri legend tu. Ntago wibeshye, sibyo? Ntago wibeshye umuziki nawe ugiyemo, ndawukora ngira n'abavandimwe tukorana, ariko naje kuza gusanga wenda mu by'ukuri bitewe n'uko nagiye mbonamo amashyamba atandukanye, naje kubikwitinga ndabyuranje kwihingira imboga mu gishanga, ariko nigeze kubaho umuhanzi kandi nigeze kugirana n'abahanzi. Tuvuge ko Babyface yakoze umuziki mu yihe myaka? Ebana ngo nukuvuga ngo guhera mwana kari kera ko twebwe turi abasaza n'ubu mbona gutya ko twari kera. Mwana uziko biriya bintu twabihereye 2010 twari tubirimo. Siko umwana wavutse icyo gihe mani yenda kurongora se. Byatari nyine twari tubirimo muri icyo gihe, hahandi bamwe muri twe bari banazi ko bitaharaho bitazagera, kuko hari nabo twabereye ababosi ubaka kanya, ahubwo nabo bakaba ari bo babosi babandi. Abari mu muziki bakakanya babaye famous kugira ngo bajye kurya babanzaga kuza kureba Snow Lion, bakamubaza bati ese Snow Lion uyu munsi turateka iki? Ntago ari ya magambo yandi y'abantu baza biyitirira abandi bantu. Njyewe izina ryanjye rirazwi mu Rwanda guhera Rwamagana kuzamuka kugera za Nyamirambo ku ma studio za Unlimited ba Fazo abo bantu bose twagiye ducana mu ba Ray Music. Ibaze nk'umuntu umuproducer Ray Music, hari igihe wasanga nawe ubwa utamuzi kandi uri presenter. Abo ni abantu bazamani. Ray Music. Ahubwo eka tuvuge nko wenda tuvuge uvuze ko watangiye umuziki za 2011. Yego. Kandi hari n'abandi basaningira ngo batangiye muri za 11 gutyo 2009 kuzamuka bose warabarebaga. Ebana abo bose narabarebaga kabisa. Ni ubuhe musani tuvuge cyase nabahe basani ushobora kuvuga urenze umwe cyangwa se ugakora urutonde rwawe abasani uyu munsi bafite izina riremereye mwakoranye cyangwa se mwazamukiye rimwe mwari muri click zimwe? Okay. Rimwe na rimwe abantu bakunda kureba umuntu bitewe no kwenda amaze kuzamuka, bakavuga ati bura Snow Lion agiye kwitaka yivuga ibigwi, kandi mu by'ukuri wenda atari ibigwi. Noneho cyane njye sinzi ikintu mwita kumenyekana, ko giye kumenyekana ntago ndamenye icyo ari cyo, kuko kumenyekana numva yuko bitavuze kumva yuko abantu mwari muri kumwe aka kanya nisabona ko bitegikwiriye kuba muri kumwe. Ndakubwira abahanzi bagera muri 3 cyangwa 4. Hari uwa mbere ni Bruce Melody, uramuzi ndabizi ni igitangaza. Sibyo? Umuntu wa kabiri Notorious Double G Bulldog ni umuvandimwe. Uwa gatatu ni nyakwigendera Jay Polly. Abo ntago ari abantu ngiye nkubwiye nzi mu muziki nk'umufana, ahubwo ni abavandimwe banjye kuko twari turi kumwe muri icyo gihe. Noneho cyane uwitwa Bruce Melody we ura ntago namwita nk'umuntu wenda n'urugero ngo wenda ngo mufate ngo nk'umuntu usanzwe, nubwo tutavina imwe mu maraso, ariko icyo gihe ndimo kukubwira cya 2010
2010 2009 kuzamuka kugera kuri 2010 hariya Bruce Melody yajyaga kuza i Kigali akabanza gushaka Snow Lion ngo amushakire itike yo gutaha rimwe na rimwe nkaba nanamuspeaking nkamubwira ni icyo gihe twabaga i Rwamagana na Bruce Melody. Yes ninjye wamutwaye Rwamagana kumenya Rwamagana kwa Bruce Melody na Maji the Black bahamenye kubera jewe urugendo nabatwayemo ntago bari bazi Rwamagana. Yes that's true niko kuri nukenera kubishaka ukabimenya nuko wampuza numwe muri abo ngabo. Duhamagara Maji the Black. Simbizi ushatse wamuhamagara. Ufite nimero ye? Nimero ye ndayifite ariko kuko bari abantu bamenyekanye cyane. Hari igihe ushobora no kumuhamagara ugasanga wenda rimwe na rimwe ntagufasha ariko anyway twagerageza tukareba. Nta kwitabye se? Reka turebe. Ya umuntu mwabaye muri click imwe subwo ni gutatakwita. Yaba Maji Bruce Melody yaramborotse ariko Amaji nimba ntibeshye ndumva mani nimero ye ndayifite. Ariko nyine urabyumva biba ari birebere cyane rero. Ndumva ibaye yabikuyeho. Ariko nakongera sanga ari mu nkoko. Maybe ushobora gusanga ari mu bworozi bwe. Ariko urabibona yuko iyi ni nimero ya Maji the Black. Ntago ari undi muntu wenda namwitiriye ndumva itariho ariko bara nabantu tuziranye mu buryo bumwe n'ubundi. None se okay barakomeje bakora umuziki ese nka Snow Lion kukiwe atakomeje ngo akora umuziki cyane ko mu gihe cyabo kumenyekana twavuga ko byari bimeze nk'ibyoroshye waba gufite click nk'iriye no kuvuga ngo buri umuziki nyarwanda wa kiriya gihe ahubwo nakubwira ko umuntu wamenyekanye muri kiriya gihe ari umuhanga. Umuntu wamenyekanye muri kiriya gihe yari umuhanga cyane kuko harimo abaswa benshi batari bazi ibintu bigendanye na entertainment ko ni igihe cyaba Paxson akiri radio presenter niwe muntu wari uri famous mu gihugu cy'u Rwanda kuzamura abahanzi ba DJ Adams. Urabizi ko DJ Adams ari umuntu washyiraga hasi umuziki nyarwanda. Ntago yumvaga ko buri muntu wese ukora umuziki nyarwanda ashishura. Urumva icyo gihe kugira ngo utambuke kuri DJ Adams umenyekane byari ikibazo gikomeye. Hari ba Ali Sudi nawe yari umuhanzi ukumva ko uwo muntu ni umuhanzi akongera akagaruka umuhanzi wa promoting undi. Yes akongera akagaruka agapromotinga Snow Lion. Urumva Mico the Best yari producer urumva ari n'umuhanzi ukajyana hari indirimbo nigeze kujyana yanjye kwa Mico the Best kuko nawe ari umuhanzi arayitwara. Urumva ibyo bintu urimo kunsobona byo ko kiriya buretse gukomeza no kuvuga ngo nihe ndirimbo Mico the Best yakwibye indirimbo ya Mico yanjye Mico the Best yatwaye ampaye nka data ibyo bintu reka tubigira ibanga tuzabishyire mu gice cya kabiri kuko ntago naba maze igihe kingana nk'iki ngiki nsa nk'umuntu uri inyuma y'amarido iri hanze yaranamenyekanye cyane iri mu ndirimbo zamumenyekanishije ariko isa n'aka kanya ntago ndi ready yo kutangira kuba nagaruka muri entertainment wenda mu buryo bumwe n'ubundi nje kwibasira abahanzi bagenzi banjye cyangwa se abahoze kuba ari abahanzi bagenzi banjye ariko ni muri ubwo buryo ndimo kubigusobanura nta kosa niri birimo. None se ni igiki cyatumye Bruce Melody akublock? Nigeze kujya mu mahanga hafi hano Kenya makubita imyaka igera muri 5 Mombasa hari ku mazi nza kuza kugaruka mu Rwanda mpura na Maji the Black ari muri studio hano kuri gare ya Remera. Iyo studio ni kwa NC Record ukunze cyonzi cyaho hano urahazi muri Capital Record nibwo nasanze Amaji the Black arimo recording indirimbo bita umuntu. So Amaji the Black arambwira ati rero Dr Pazo ibintu bimeze nabi uriya mukoboyi wawe ukuntu byari bimeze ntugire ngo ubu niko bikiri yafashe urundi rwego runaka kuko ngewe ndibuka ntago ari uguharabika ntago ari ugusebya nje nzi neza ko Bruce Melody ari umuntu kuko nimba bro umuntu ushaka kuba wabura umubyeyi wawe mubyeyi ntago zikari ikintu gikomeye se ntuzi none ampulisi umubyeyi w'umumama sori mumbabarira abanyarwanda kwa mwanyumva mutaza kuza kugira ngo wenda n'ugushinyagura cyangwa se n'ugutandukira no kwa navuga umuntu kuko yamenyekanye ariko uriya muvandimwe wanjye giye mubyeyi we yitaba Imana tujya kumushyingura mu Busanza nje ntekereza ko ndi mu bantu bo muri 5 ba mbere bamugezaho kuko ndi muri 5 ba mbere yahamagaye kuri telefone ngendanwa ansobanurira ikibazo kimubayeho dore ko wenda nge narabaye imfubyi ho gatoye nanjye twari tumaze igihe gito nanjye mvuye muri ibyo bibazo by'umubyeyi wanjye urumva. So rero bishatse kuvuga yuko nimba kumenyekana bishobora kuba hari aho byagukura bikakwibageza wa muntu mwabanye muri bwa buzima runaka ukaba wabasha kuba ufite abandi bantu muzazamukana none kugira kundi rwego nanone runaka ushobora kuvuga ngo iby'isi ntawe bigeraho burya nubwo twese twita ko turi abakire kumva muri twese dukennye
hari uwabyumva gutyo uvuga Bruce Melody muri ubwo buryo akavuga ati se ati Snow Lion ashobora kuba ahubwo afite depression yuko barakoranye yabaye inshuti ye cyane biza kurangira ahubwo amucitse nyine azamutse ajya mu zindi click zigiye zitandukanye wowe urakubura ubwo se icyo wakivuga wiki nka Snow Lion jewe kugira ngo tubishyireho umucyo njyewe ntago ndimo kwitirira Bruce Melody kugira ngo wenda n'urugero bigira ikintu kiri big deal gishaka kuba cyamarira gusa wenda impamvu namuvugaho no kugira ngo wenda n'urugero n'abandi bantu bose buriya kwibuka iyo wavuye impamvu twibuka mani bamba umunyarwanda hava akagera yibuka biba ari ukugira ngo n'ubundi wibuka aho wavuye kuko iyo wibuka aho wavuye biguha no kujya urimo kujya biguha aho wavuye aho urimo kujya sorry gato shishiremo agaturu muri bungaruri inyuma oya turagaruka komeza yego urumva icyo nimba ngusobanurira uri kwinyeganyeza cyane ukava muri flame akazamo flu icyo ndimo ngusobanurira nagusobanurira ko gihe ntarimo kuvuga Bruce Melody kugira ngo ngiraho kugera cyane cyane yuko ibintu bigendanye na muzika nsa nk'umuntu wabihagaritse turumvikana ahubwo icyo nshaka kumenyekanisha nuko aho wavuye hadashaka aho urimo kujya hadashaka kwibageza aho wavuye kuko aho wavuye ni rwo rwego rwa mbere ruzakuganisha urimo kujya hanyaho kuko buriya hari inshuti ziza kubw'amafaranga kandi buriya inshuti ubonye ku mafaranga ko wabonye amafaranga 90% usanga 90% ubusanga izo nshuti zizanwa n'ibyo ufite ahubwo nge ntekereza yuko inshuti nyanshuti ari yayo ndi wari kumwe muri cyagiye byari biri survival bitameze neza nge niko mbitekereza mu mutima wanjye none se Snow yes wakoze umuziki mu bihe byatambutse muri kiriya gihe hariho izihe mbogamizi nabivuze cyatumye nyine umuziki wowe utawukomeza umuziki wa 2010 guhera 2007 kuzamuka kugera kuri 2015 uriya muziki ntago n'umunyarwanda ubwe ku giti cy'ibyo yakoraga yarazi ko bizakunda byari ibintu bakoraga bameze nkaho nabo batazi ko hari kizavamo uramusa unamufashe nk'uwo ndimo mvuga ukumva ibye mukaganira ukumva ibye nawe akubwira ko nawe yarazi yuko ibyo bintu bitari gukunda ariko mu by'ukuri biza gukunda imbogamizi ya mbere iri mu muziki nyarwanda n'umunyamakuru wari uhari icyo gihe ntabwo yari yakamenya icyo akora icyo ari cyo no producer wari uhari icyo gihe ntabwo yari ataramenya icyo akora icyo yani umuziki nyarwanda wari utarisobanukirwa icyo ari cyo muri makeya nicyo nabasha kukubwira kuko twebwe twajyanaga indirimbo kuri Voice of Africa hano mu mujyi Voice of Africa urayizi Radio Voice of Africa urayizi wowe cyane Contact FM urayizi cyane mbwira umunyamakuru wa Contact FM wari ushinzwe ibigendanye n'imyidagaduro sinkubwiye aho yabaga Contact FM ziniya hari yaruguru ndakubaza umunyamakuru wari ushinzwe kwakira abahanzi kuri Contact FM icyo gihe yitwa nde Genzi abahabaga harimo witwa DJ Khaled hariyo witwa Murenzi abo ngabo nabejo mu gitondo MC wamamaye ntawuzi can you imagine MC wamamaye ni wari uhagarare entertainment kuri Contact FM Kicukiro ziniya my brother je ibintu nkubwira ndabizi ibintu ndimo kukubwira ndabizi MC wamamaye ntago uzindirimbo yakoranye na Tafu Genge All Star ntago yizi none se uza supportingwa n'umuhanzi nawe uri umuhanzi yarinjiye mu itangazamakuru yihisha ahubwo washaka gupromoting ibihangano bye urumva byakunda se ntago byakunda ariko iki gihe ukaba uvuga ko ari zo mbogamizi mwahuraga nazo nizo mbogamizi zaje umunyamakuru ntiya promoting umuhanzi kandi nawe ari umuhanzi ntago bishoboka rwose hanyuma se ufashe umuziki wa kiriya gihe n'uyu munsi ubigereranya gute ubu aka kanya tuvugana yaba ibikoresho bya muzika byariyongereye yaba uburyo cy'umuziki ukora mu Rwanda bifite uburyo ki bimaze kuba ibintu biri bya bindi twabonaga hanze urabona Tanzania yadutanze mu muziki inadutanga kumenyekana cyane mu bigendanye na East Africa cyangwa se no hanze yaho ariko ubu natwe urwego turimo nimba Diamond ashobora kugera mu gitaramo nka kiriya gikomeye cyane Zanzibar akabasha guplaying indirimbo y'umuvandimwe Bruce Melody ni ibintu by'agaciro ni ibintu bikomeye nuko ngo umuziki nyarwanda ugeze urashimishije pare raporo naho twe twavuye uyu munsi ninde muhanzi wowe ushobora gukora urutonde rwawe
rw'abahanzi 5 bari kubikora muri iyi minsi. Mani icyo ngicyo ari ikizamugo ntushaka kunteranya n'abantu kweri. Ubwo se urashaka ko mukorera urutonde rw'abantu 5 nuko ngo umuhanzi wa mbere mu Rwanda nemera bamwita Itahe wacu Bruce Melody. Yego igitangaza uriya mwana w'umuhungu njyewe ikintu namuvugaho ntago njya nkunda kubwira abantu njye ntago mvuga umuntu kuko mureba kuri radio na televiziyo nkunda kuvuga umuntu nzi giye ku giti cyanjye. Bruce Melody yarambwiraga ati Dr Pazo rero ndabona ugiye kuryama reka genda irimbe. Yaririmbaga wallahi nyayo yaririmbaga jewe mu gitondo nkaza kumubaza uburyo kinasinziriye. We niwe muhanzi nyarwanda kandi utibeshyera ubizi ubikora kandi neza. Kuvuga ngo yaragusinziriza sana yaririmbaga nkagira ngo ni sonatike iri hari irimo gucuranga. Kuko impano ye numwimerere nubwo wamwima ibyuma ukabimuvano Bruce Melody yaguho umuziki kabisa karemano Imana yamuremanye. Wo nuwa mbere nta n'umukurikira ndabikubwiye. Wa kabiri wenda ubasha kugerageza bamwita Tiger. Bamwita Tiger. The Ben intare uriya mugabo umva man acha nimseme ku Kiswahili ni munyama yule jamaa ni munyama tena sana. Nawe n'umuntu ubona ko ibyo akora abiha agaciro abiha umwanya n'ibintu akora yitayo kandi ubona ko ari umuntu ubifite muri gahunda. Umuhanzi wundi wa gatatu muri hip hop nemera bamwita Notorious Bulldog Double G. Uriya musaza nawe kuri lyrics ze uburyo yandika n'imyitwarire muri rusange usanga ari umuntu wabera abandi bahanzi bakiri bato ikitegererezo. Umubwiye umaze kumbwira abo ngabo ubwo nuwa harya wari wambwiye bangaye nyibutse 5 mani nyaye waretse nkakubwira abo ngabo kweri. Abo ngabo se reka nkubwira abo ngabo kabisa mbabarira kabisa. Abo ndumva aribo bahanzi kabisa bankoma bigakunda. Noneho mbwira 2 wari uzi ko bashobora kugera ku rwego rurenze ariko uyu munsi bakaba baraflow. Yalla mana yanjye basi sinzi iyo ndirimbo nima ndi buyibuke ariko wenda ndaririmba ko chorus ya Gisa cy'inganzo yaturirimbiye ariko mumbabarire jewe nari umuraperi nkiririmba ntago naririmbaga wenda kuvuga ngo guhogoza ariko hari indirimbo nigeze guramo n'umuhanzi bita Gisa cy'inganzo ivuga ngo igitabo cy'amategeko uriya mugabo Gisa cy'inganzo n'umuhanzi wakabaye we wa mbere nashyize ku rutonde rwa Bruce Melody ariko ibintu byamubayeho nanjye ntago mbizi n'abanyarwanda muri rusange kiretse wenda mwiboneye face to face kuko n'ubundi hanzi nanjye muzi tuziranye tukabasha kuganira akambwira ibyamubayeho ariko bro uriya mutipe kabisa ni umutipe waririmbaga adasabye kwandika ni umutipe wageraga muri studio agatanga vibe zirenze ariko ukuntu nawe byagenze nanjye byaje kunyobera hanyuma rero Snow Lion uyu munsi nuye musani wumva mbere yuko nkubaza icyo ngicyo kamaze nkubaze niba bishoboka ko wasubira mu muziki noneho ukawukora nka business. Jewe ubu maze gukura mfite famille ndi mariye mfite umugore n'abana so rero ubu isaha n'aka kanya hari ibintu bimwe na bimwe uba waragiye ukora ukurikiza wenda ukigenga uri umuntu uri mu rugo wigenga uyobora ariko iyo hamaze kuzamo famille nawe urabyumva ukuntu ibintu biba bimeze. Hari ibyo umuntu ajya gutekereza gukora ukumva famille iragustop inzira kubwita ibi bintu ushatse wabyihorera. Ubu ngiye ubaka kanya tuvugana ndimo ndiyumva ko wenda nshobora kuba najya mu bigendanye na filimi nakina filimi ariko umuziki nyarwanda numva ko nabashije nabaye nkwihoreye. Hanyuma uyu munsi rero niki wabwira abasani barimo kuzamuka uyu munsi? Kwanza banza umbwire umuziki w'uyu munsi sasa uri kubona ute? Umuziki w'uyu munsi se mwana umuziki w'uyu munsi usigaye ukoma state man. Urimo urabona zamani twiyumviraga indirimbo z'Inyamerika twumvaga bariri wine wageraga cyane cyane urabiza akazi kanjye nkora muri salon de coiffure ubwiza bw'abakobwa. So rero wajya gusanga ahantu hose biyumvira riri wine biyumvira no Big Notorious barimo biyumvira indirimbo za Ekoni ariko ubaka kanya tuvugana ujya mu hantu hose ukumva indirimbo nyarwanda zirapurengwa. Ejo bundi navuye Tanzania Dodoma ntungurwa no gusanga indirimbo nyarwanda zicuranga uriya nyakwigendera witabye Imana wakoraga indirimbo
izi za R&B, nimba ari R&B ntago nzi buriya witabye Imana vuba ahangaha wamumfasha kumubwira Iva Buravan, nasanze indirimbo ze baziplayinga hariya. So nukwanga umuziki nyarwanda ahantu ugeze kabisa bro. Wenda kubigendanye n'ibiceri ku mufuka byo ntago mbizi kuko simbirimo sinkukora ngo menye uburyo urimo kwishyura n'uburyo urimo kugira gute, ariko byo nyine niyo ubonye umuhanzi nyarwanda ubona bakeye ku maso, ubona ari abantu kabisa basigaye barabaye abagwiza tungu. nka Snow wakoze umuziki mu bihe bya mbere nubwo waje kuwuparika tu, niki wabwira umuhanzi w'uyu munsi? Buri kintu cyose gisaba discipline, ikintu cyose gisaba discipline, ikintu cyose gisaba ubundi ikintu nshaka gusaba umuziki nyarwanda ku bantu barimo gukora isana aka kanya mu Rwanda. Impamvu umuziki nyarwanda nge mbona ugifite imbogamizi ni abantu mbona bashaka kwigira nka banirye n'imare, kandi kubaho no gufashanya. Perezida wa Repubulika aratubwira ati nimba mushaka gutera imbere mukore ikintu kigendanye na koperative, mukore mube muri kumwe, mubashe kugira ibyo mukora, mutezanye imbere. Ariko ujye kumva nko hari agastori nigeze kumva ko umuhanzi bita Yampano kagiye gatrendinga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, arimo avuga buryo ki umuhanzi Bruce Melody yamwirukanseho cyane ngo amuhe featuring ariko arayimwima. Biranabyita ubugwari bro, biranabyita ubugwari. Mufashanye, mubeho mufashanye kugira ngo Rayvanny Tanzania amenyekane, kugira ngo Diamond abashe kuzamura bari abanira kuri yabo yose, nuko habayeho ubumwe, habayeho gufatanya. Urumva Harmonize yarari muri kuru ya Diamond, Wasafi urabizi, babasha gufashanya, babasha gutangana ibiganiro, barafashanya. Reba umuziki wa Tanzania ahantu ugeze ku rwego rw'isi. Diamond baramuhamagara hanze akuzura stade z'abazungu. So ngiye nasaba abahanzi nyarwanda mureke ibintu bigendanye n'icyo bita ifitina, kuko ufite icyo ushoboye, Marina wowe ufite icyo ushoboye, King James ufite icyo ushoboye, Bruce Melody ufite icyo ushoboye, ariko hari n'abandi bahanzi bakiri hasi mugomba gufata mukazamura bakabasha kuba abantu bazima b'uyu munsi n'ejo hazaza. Ngiye niko ndimo kubyumva. Wabonye igitaramo cya King James ko cyamaze iminsi 3 na 3 days yarangiye. Umva n'uruca abana Garaferi. Hari bamwe mu byamamare bari kumusaba ko yakimura kikava muri BK Arena. Yuko ko BK Arena yakira barenga. Man, nyayo nawe rero defo yawe ni imwe. Ukunda kumbaza ibintu ukambaza n'ibirenze ubwenge bwanjye. Nshaka kukubaza. Urimo urabona? Ese urabona wowe bikwiriyeho isibyo yagikora iminsi 2 cyangwa se akakimurira muri stade? Ubundi ngewe King James bitewe nuko ubundi ngewe bira King James yakoze ni byiza pe, ariko nge ntago aribyo nakamusabye. King James ndagira ngo nguhe ubutumwa, ufite ikintu cyitwa abafana. U Rwanda rwose ufite buri ntare, buri karere kose harimo umufana wawe. Icyo nagusaba ni ikingi kikora tuwa bro, kora tuwa u Rwanda rwose, buri hantu hose, buri karere kose, buri ntara zose ukore isho ku buryo uhereza buri muntu wese. Nutarega buri amani nyayo, hari umunyarwanda utabasha kugera arena. Hari n'abantu bazi neza ko hano BK Arena ari ahantu abantu bahenze bakomeye, kandi ntago bazi ko BK Arena bayubakiye abanyarwanda bose. Habaho kwitinya k'umuntu. Hari umuntu utaragera mu mujyi wa Kigali, warubizi? Ntago abantu bose bazi umujyi wa Kigali, ariko abashije gutraininga akabasha gukora tuba hirya no hino, akabasha kwegereza abafana be, abantu bose bakamubona mu buryo bifuza. That's nice. Je numva ari ibintu byaba ari byiza kurushaho. K47 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47